Murayibona murayibona neza. Imboga yokejwe n'amazi, murayibona neza. Ndatekereza koko murayitegereza neza. Imboga nyene ukabona yahiye, iryohesha birayi, akabenzi kahiye ku buryo ubona kuko kameze neza. Ahagaha rero urabona maze kuyikuramo, rero murabona iryohesha birayi n'ibirayi byayo yo imaze gushya. Rero ikintu dukora dushyiraho ya supu yacu nababwiye, tukayishyiraho gutya. Naho butaha ikikuru gusa no kumenya ngo ikirayi, indyohesha birayi, isosi byose bikagendana. Murakoze rero, mujye mukora subscribe, mwiyandikishe muri benshi, musobanuze, tuzabasobanurira. Amasomo arakomeje. Bakunzi baguvuga neza TV, nagarutse twagarukanye indyohesha birayi ku isahani. Indyohesha birayi n'ibirungo byayo ku isahani mwayibonye hano, n'umushyo nguyu mwayibonye, ibikase neza, irimo imihiro wagira ngo ubwiza bwayo uriranga. Mwayibonye. Twagarutse inyama rero yo kotsa y'indyohesha birayi, ukayokereza muri oven nkuko mujya mubyita mu Cyongereza. Ibirungo byayo rero nabyo murekaze bibasobanura. Buri inyama mwari muzi, wari bwari inyama y'indyohesha birayi yokeshejwe amazi. Inyama y'indyohesha birayi kuyokesha amazi, uyu munsi ndabigisha. Nabambaye ko nge ndi mwarimu. Umunsi ndabigisha ko kokesha inyama amazi. Aya ni amazi, iyi ni karoti, iki ni igitunguru cya puwaro murakimenyereye, iyi ni onyo murayizi, iyi ni seleri yahaze ifumbire, seleri yakuriye mu butaka yahaze ifumbire. Uyu ni umushyo rero wo murawureba. Iyi ni black pepper nayo murayizi neza. Uyu ni umunyu. Dore ngibi birungo uyu munsi tugiye gukoresha. Indyohesha birayi yacu rero uyu munsi turayirisha ibirayi, nabyo mu mwanya ndaza kubibereka. Ariko ubu ngubu indyohesha birayi rero ubu tugiye kuyitekesha amazi. Introduction ubwo yatangiye, amazi ubwo yagezemo deja tayari. Iyi ni isorori yo kuyokerezamo. Amazi tayari yamaze kugeramo, nababwiye kuko ndabigisha kokesha inyama. Amazi tayari murabona ko ubwo ya mazi amaze kugeramo rero, inyama yanjye icyo nyikorera niki, mpita ko tayari nyishyira mu mazi. Ni ukwishyira mu mazi umuntu ayigaritse rero. Ahangaha ku ruhu rwayo hajya hari imihiro imeze nk'ubwiza bw'abakobwa. Hari ya mihiro, ya misitari y'ubwiza nijya mu mazi. Ahasigaye ubwo tayari yamaze kugera mu mazi. Ubwo imaze kugera mu mazi rero, ikintu gikurikiraho ni iki, ni ugushyiraho ibirungo za karoti. Nababwiye ko uyu munsi ndabigisha kokesha inyama amazi. Karoti rwose ubwo tayari zikaba zagiyemo nazo, kazishyiramo neza. Nabwiye ko turokesha inyama amazi. Rero puwaro izamaze ku ibitunguru byanjye namaze kubitunganya, ni ukubishyira hano mu mbavu yandyohesha birayi. Ibitunguru, seleri nayo ngiyi, hose ni ukureba ngo ndayikoze makiyaje, ndayikorera makiyaje. Guteka burya tujya tunanyuzamo tugaseka tukanabyina. Iyo ndari guteka nyuzamo akanabyina, akagira n'akadiho kugira ngo ibiryo bigende neza. Ubwo rero ibitunguru nkabishyiramo byose, murabibona ngira ngo ubwo rero byose murabibona. Iyo ndangije rero ngashyiramo n'akunyu hano hejuru. Umunyu ni uwa ngombwa. N'ingaruka muzazana n'umuziki rwose. Iyo umuntu ari guteka agashyiramo n'umuziki, ibintu birushaho kugenda neza. Umunyu nawo ni uwa ngombwa, nayo nkayishyiramo.
ndungu umuntu aba bifite kuko iyi burake ko nayo ituma hiyongeramo ikintu. Iyo ndangije rero nta kindi, iyo ndangije mpita ko mfata iziko ryanjye hano, ubwo ngahita ko nyishyira rero aho kuyokereza. Ubwo rero muraza kurindira nyuma y'amasaha abiri, muraza kubona ukuntu iraba imeze neza. Nyuma y'amasaha abiri ahangaha muraza kubona rwose iryohesha birayi yokeshejwe amazi. Ni mama wararaye. Zajya nyuzamuna n'abacegereza akaziki y'umwarimu ari kwigisha ibyo kurya umuntu gutekana akanyamuneza kugira ngo nibigere ku meza abantu nyene babone ibintu biri sawa. Mu mwanya nyuma y'amasaha abiri ibintu biraba biri sawa, biri ku meza n'ibirayi biraba byabonetse. Ni karibu rero mukomeze mwihera amaso amasomo yo kurya neza. Turi kumwe. So rero murabona hano yabone yanje ubungubu igihe kirageze kabanze inkuremo ndebe uko bimeze. Kameramani ndagira ngo ari kunyitegereza neza. Murabona nabeka ukokesha inyama, urabona ko rero rwose ngiye kuyikuramo neza hano. Urayibona neza ngira ngo hano ukuntu hariya ku mubiri haba hasa. Ubwo rero ikintu ngiye gukora, ngiye kuyikuramo. Nimara kuyikuramo rero hano mfite akantu mba nateguye ko kuyishyiraho. Hano ngiye kuyikuramo neza muri wa mufa wanjye hano gutya. None nimara kuyikuramo gutya hano mfite ko nkarambika hano mfite ko murabona kuko bya birungo ndashyizeho hano hejuru wa mubiri. Ndi kubabwira umeze nkaho ufite ubwiza rwose bwa kijyambere. Urabona ko wagira ngo murabona kuko ukuntu hameze. Aha rero niyo bya birungo ndabizana. Murabona kuko ya sosi hagiye hano iracyarimo. Hano kuri Gubwa Neza TV nababwiye ko nzabigisha ibintu bifasha. Ubwo rero mbaza nkayigira gutya, tubaza tukazana umunyu. Ngombwa kubanza hano hejuru, hasi mwabonye ko twashyizemo umunyu, hano hejuru naho ni ngombwa ngo dushireho umunyu. Kugira ngo umunyu ni ngombwa cyane kuwushyiramo hano hejuru naho, kugira ngo naho haze kuba hafite umunyu. Hano gushyiramo umunyu rwose. Umunyu rero ukawusiga hose, ukareba ngo umunyu uwushyizeho hose hagize umunyu. Hano rero hari aka karungo k'amababi, nako ni ngombwa kukibuka kugashyiramo. Ni ikirungo cyagenewe rwose guteka inyama kugira ngo cyongera impumuro. None ndongera nyisubize rero muri oven, nyihereze nk'isaha imwe gusa. Ndabona rero maze kuyisubiza hano muri oven ndafunga. None ko nshyiraho isaha imwe ngo mu mwanya nibabwiye kuko nyuzamo nkanabyina nkavuga ati iyo umuntu ari mu gikoni kugira ngo ibiryo bimere neza hagenda nanyuzamo uwo munezero. Munaho mu mwanya rero bakoze rero bagubwa neza nk'uko twakomeje kubivuga. Ubungubu imboga yacu irahiye, ngira ngo reka muyirebe. Murabona iri cyari muri oven, ariko ubungubu ngiye kuyikuramo rero. Aya ni amasaha yo kugira ngo nyikuremo. Nk'uko mubibona hano murabona kuko yari muri oven. Ngiye kuyikuramo nabwiye ngo nukotsanya. Ndabaza nkuremo imboga yacu. Murayibona? Murayibona neza. Imboga yokejwe n'amazi. Murayibona neza. Ndatekereza koko murayitegereza neza. Imboga nyine ukabona yahiye, iryohesha birayi akabenzi kahiye ku buryo ubona kuko kameze neza. Ahagaha rero urabona maze kuyikuramo. Ndayizana rero hano munkurikire rwose, munkurikire neza hano.
ndayizana mpite ko yishyira hano ku gitereko cyayo. Uyu murabona umufa w'indyohesha birayi uvuye muri mashini. Murabona rero uyu ni umufa. Iyi ni yandyohesha birayi yanjye iri ahangaha, irahumurira ahangaha. Yandyohesha birayi yanjye rero ndaza nyifate nyikure hano ahangaha nigire gutya. Umunyeshuri yamaze kuhagera kare. Umunyeshuri yahageze kare. Wa munyeshuri nta kundi ni ukuza ukabanza ugasuzuma indyohesha birayi. Umunyeshuri nababwiye ko hano umunyeshuri ahagera kare. Dore nguyu yahageze kare. Umunyeshuri yahageze kare w'intwakuze rwose uje gusuzuma indyohesha birayi. Dore indyohesha birayi yabaye ready. Bashaka kubanza kumva ukuntu indyohesha birayi imeze. Reka mbereke rero indyohesha birayi yahiye ukuntu iba imeze. Nta tuvuta na duke. Reka mbereke murebe. Ariko bari kutureba mwatubonye. Icyo bita indyohesha birayi iba yokeje amavuta yose akayikamukamo. Umunyeshuri bimeze bite? Neza. Gerageza uzamurijwe n'abakunzi bacu bagubwa neza bakumva. Indyohesha birayi imeze gute? Neza. Suhuza abakunzi ba umunyeshuri abuwa mbere. Hano rero umunyeshuri hari n'ibirayi. Hari n'ibirayi rwose. N'ibirayi nabyo nabitegura. Bimeze bite? Ubwo rero mu mwanya ngiye gutegura isupu. Isupu rero n'indyohesha birayi nayo iba iri nababwiye ko ibi byibushye. Nuko bimeze. Ubu ngiye kuyitegura rero murebe. Nabwiye ko igira intwererano kugira ngo ibyibuhe. Indyohesha birayi ngiyi iraha yamaze gushya igiye guhumekera ahangaha mu mwanya wo gutegura isupu. Ibirayi nabyo byamaze gushya kare. Mwabibonye hano ibirayi byahiye kare birimo. Indyohesha birayi ku birayi nyine ntago bisigara. Amasomo arakomeza rero. Nkuko rero ngira ngo video ibanzirizi yabibasobanuriye. Nabasobanuriye ko umufa ari wo uyu nguyu nababwiraga turawuhindura ugahinduka isosi. Murabona kuko mu by'ukuri uyu mufa urarabagirana ariko urabona umeze nk'amazi. Nicyo twita umufa mbega. Ubu rero murabona hano mfite intwerero ni ibi birungo nawutekesheje karoti n'ibitunguru na seleri. Mu mwanya rero ngiye gukora ikintu bita creme cyangwa se igikoma cy'ibitunguru cya karoti na seleri. Hasigaye nza kubitwerera muri uyu mufa noneho bize guhinduka isosi. Nababwiye ko ntari bukore isupu no munsi, ndakora isosi ariyo turi burishe biriya birayi. Nkuko rero nababwiye kuko ngenda mbahereza amasomo nikagenda kurikirana. Nababwiye muri teori uburyo isupu, umufa n'isosi bitandukanye. Ubu rero uyu mufa mubona wakomotse ku ndyohesha birayi cyangwa se ku kabenzi kavanze n'ibi birungo bitandukanye. Ibi birungo bitandukanye ngiye kubisika bikoreye igikoma. Noneho igikoma nze kukivanga n'uyu mufa, noneho bita bibyara isosi yo kurisha ibirayi. Ahangaha rero nababwiye neza kuko tuzagumya kubana mbigishe guteka no kurya neza. Umufa ubyara isosi kandi umufa ukabyara isupu. Isupu n'isosi n'umufa bigomba kujya bitandukana nkuko nabibigishije mu buryo bwa teori. Ubu rero ngiye kubishyira muri pratique mugiye kubibona. Murabona rero ngomba mfite mashine yanjye ahangaha. Iyi ngiyi aka ni akamashini kangombwa cyane ku muntu ukora isosi ka blender. Akangaka kambi cyangwa se ka mix. Aka ni ka mixer, na akamashini keza cyane uba ugomba kuba ugafite. Akamashini nk'aka ngaka kabasha ku ibintu byose kabasha kubikoramo creme ugacomeka ku mashanyarazi
hasigaye ugakora ibyo ushaka byose. Ubwo rero nibyo ngiye kubereka kugira ngo isomo rirangirire na rimwe. Iyi somo ry'isosi ryo rihita rirangira. Ubwo rero urabona hano mba mbifitemo hano gutya, ngiye guhita mbisya rero bibe nk'igikoma, nze kubishyiramo hariya bize kuba mu by'ukuri isosi imeze neza. Murabona rero, reka nze mbereke, murabona kuko yamaze kuba igikoma. Reka nze mbereke, murabona ko bya birungo, ibitunguru, karoti, seleri byamaze kuba nk'igikoma. Ubu rero ngiye guhita ko mbivanga muri wa mufa wanjye. Aha rero murabona iyo bimaze kubira, murabona kuko hano birimo birabira bimeze neza, ngira ngo murabibona neza hariya ko birimo birabira. Iyo imaze kubira nguku rero, nkuko nizere neza kuko mubyitegereza neza, iyo bimaze kubira, ya supu yacu twavanze imaze kubira, kubira kuko rero ari isupu, ari isosi. Nako nababwiye ko turakora isosi. Urabona kuko ntabwo ibimeze nk'ubuki. Ubwo rero imaze kubira nka gutya, ubwo biba bigaragara kuko yabaye sawa. Ndizera neza kuko rero abakunzi bagubwa neza TV hari ibintu byinshi mwungukiye aha ngaha, naho butaha ikikuru gusa ni ukumenya ngo ikirayi, indyohesha birayi, isosi byose bikagendana. Murakoze rero, mujye mukora subscribe, mwiyandikishe muri benshi, musobanuze, tuzabasobanurira. Amasomo arakomeje, dukomeje tugubwe neza, tureberera neza imibiri yacu. Murakoze cyane. Turabakunda.